unaniwe kwihanganira imico yanjye, noneho nanjye naniwe kwihanganira imico yawe. Ni hahandi ingo zihita zisenyuka ku kanya byihuse kubera ko twabanye tutabitekerejeho. Nuko nguko ngiye mbyumva. Ucatse kuvuga ngo ikibazo hazamo ikibazo cya pressure yo gushaka vuba mutabiteguye. Dating we kuri dating cyangwa se igihe cyo guteretana wumva cyangwa kumara igihe kingana njye mba numva gutetana kwanjye n'umuntu wenda nk'imyaka nk'itatu. Wamaze kwigana tuba tumaze kwiganaho, namenye imico ye nawe yamenye imico yanjye. uri siri yuko ibyo bintu imico yose kuko hari igihura n'umuntu urumva ariko yes akagenda kwiyereka ariko akagurisha gakeya imico ye nari kugira ngo wenda mudahurana cyane bimwe twita long distance relationship. wowe wumva nyuma y'imyaka 3 muramutse muhuye urumva ariko atakwiyereka wese, hari icyo atakwereka, hari icyo atakubwira, cyangwa se hari ibyo gerageza kumubaza akabikweba, wahita umukatira? Ni ukuvuga ngo abakobwa iyo twakunze turakunda. Umusore ashobora kunkunda afite abandi bakobwa bo ku ruhande akavuga ati uyu mukobwa muri ba bakobwa bose nzengurukamo ariko uyu nguyu yabasha kubaka urugo. Njyewe rero nagenda nyereka ya mico ye mikeya akagenda nyihishamo gakeya, njye nzagenda mugeraho iki amakenga. Ikintu njye nakora ku bwanjye namubaza se kuki udashaka ibingibi tubiganiraho nk'umuntu. Urumva kugira ngo mujye gutegura kubana muba muziranye cyane, ntabwo nakifata ngo mvuga ati ngiye kubana n'umusore mujyane njye kumwirekana mu rugo. Wapi, ntabwo bwacya mu gitondo ngo mvuga ati umusore namubonye, twahuriye mu kabari, twahuriye mu kazi, twahuriye angananga, ngo mbe ngiye kumwereka mu rugo. Nanjye ndabanza nkamenya n'inshuti ze tukanamenyana. Ni ukuvuga ngo abantu bakubwira ukuntu kanaka ameze, no mu rugo hose ukagenda uhagera ukamenya amakuru ukuntu ameze. Aho ngaho nibyo biguhereza kuvuga ati umuntu ashobora kuba yaranyihishemo ariko amakuru yenye afite ahangaha hirya na hino hatandukanye, nkamenya ukuntu umuntu ameze. Ubona uwo muntu hari ukuntu umuntu ashobora kuguhisha plaque cyangwa se ubuzima bwe agira ngo akurinde cyangwa se arinde relationship yanyu, agira ngo nyine itazazamo ibibazo. Umuntu akajya kubwira ati ibintu si cyangwa tubikore kwa gukunda shaka yuko kubaka ibishyashya, ndashaka ko cyangwa se ndashaka kurinda relationship yacu muri rusange. Umuntu nta kintu wahita umukatira isiri n'ubundi. Ni ukuvuga ngo aramutse ambwiye ko adashaka kwangiza wenda hazaza hacu, tukabiganiraho nyine akambwira ati baby bimeze gutya, ntabwo nshaka ko byangirika. Nanjye ndi umuntu mukuru natekereza nkavuga se umusore ndamukunda. Ni ukuvuga ngo umuntu ukundana ubutinya kumurekura cyane pe. Ku bakobwa iyo bakunze umusore batinya kumurekura, njyewe rero namukunze biragorana cyane. Iyo bakunda umusore biri seri, shaka kuba mfite abasore 5 ariko muri abo basore nkunda momi mwe nkajya muhereza ukuri kwanjye kose. Ariko hari n'igihe usanga no umusore mpereza ukuri kwanjye kose atanankunda ariko ngiye mukunda. Ni ukuvuga ngo ambwiye gutyo akambwira ko adakeneye ko tuvuga ibyashize bye, navuga it's okay, niba mukunda ngiye twabana nta kibazo. Nta kibazo rwose twabana. Sira ko nabwo waba utaramwigaho neza, utaramumenya. Ndaba ntaramumenya muri iyo myaka. Urumva iyo myaka 3 ni myinshi, hashobora no kwiyongera n'uwa 4 n'uwa 5. Njya numva ngo hari n'abantu batandukana bamaranye n'imyaka 10 bagashwana gusa kubera amadefa agiye aza umuntu abasha kwihangana. Iyo ufite umutima wo kwihangana rero urwo rugo rurubaka cyane. Urukundo udafite kwihangana se tugeze muri rwa rugo ndagukunda ariko nakwihangana mfite ugatangira ya mico yawe, umutima wagukunze n'umutima wakwanze wazi wahita ubona ibikwanya byose bitewe n'imico yawe narimo kubasha kwakira no kwihangana. Urukundo rero ruriho ariko kuri iki gihe urukundo se ruracyabahora. Kuri ngiye ukuntu mbyumva, ngiye kuri ngiye ruriho rubaho ngiye. Ni ukuvuga ngo kuri isi ukuntu bimeze turakundana. Abakobwa b'iyi viziyo niko navuga ukuntu tumeze. Niba nkundanye n'umusore nkamwaka like amafaranga yo gusuka cyangwa se ndashaka ya nkweto igezweho nabonye kanaka yambaye akayinyima akambwira ati n'amafaranga mfite bimeze gutyo na gutyo, mpita numva ko atankunda. Gusa urumva urwo rukundo rurimo aho ngaho mufite ibyo mukurikiyeho.
noneho wa musore wa wundi nkunda cyane yambwiye ati nta mafaranga mfite nzahembwa itariki n'iyi ngiyi mfite ibintu byinshi ndimo nkamwihanganira kubera ko mukunda nkumva nta kibazo ariko undi yabimbwira nkumva ntibibaho nkavuga se gutumbwira ngo ntabwo bibaho kandi urimo gukora kandi uhemba yego icyambere urukundo icyambere ni urukundo kuri njyewe nagukunze ntacyo na kimwe nakwihanganira kuri wowe utakwihanganira nta na kimwe ubwo sasa hani n'ubundi muzagira mu rugo ugasanga ifite akadefo ko kurara mu kabari yasinze ni ukuvuga ngo kurara mu kabari ibyo nta kintu na kimwe bivuze ushobora kuba yara mu kabari ariko umugabo wagukunda anagukorera n'ibyo asabwa mu rugo rwe hari ikindi se ibyo biba bibaye uremerewe ukajya urara ukageza saa 9 z'ijoro ntabwo uzakora divorce nyuma y'iminsi ibitotsi bitangiye kwanga ni ukuvuga ngo twabiganiraho nk'umugabo wanjye abaye ankunda ntabwo yakemera ko ngenda nkamubwira ati ngiye kugenda kubera izi mpamvu n'izi ngizi niba wumva utabasha kubihindura ndagenda nk'umugabo ugukunda rero mwarashakanye mukundana cyangwa se mwarahuye gutyo yari umugabo mwahuye gutyo atarafite gahunda yo gushaka wenda agashaka nawe kubera ko wamubwiye ko utwite wumva umugabo atavuga ati ni akazi kawe ushaka kugenda urakoze cyane mabu kuri wowe wumva ubundi urugo kugira ngo hashinge urugo 60% bigirwamo uruhare n'umusore n'umuhungu umusore wumva gushinga urugo bisaba kuba wujuje iki wowe nka Aimable uri guteganya gushinga urugo wumva usabwa kuba wujuje iki kwanza kugira ngo wirinde bya bintu byo kugera mu rugo za divorce nyuma y'iminsi mike umva ubundi ugomba kuba wujuje iki kugira ngo ushinge urugo ikintu cya mbere ugomba kuba icyo ntekereza ukwiriye kuba ufite commitment ubwo ni ukuvuga ngo kuba abantu bari kuri tekinike bagabanye background bayimanureho mo gakeya sibyo Emi Breeze background yishyire hasi yego ni ukuvuga ngo icyo nari ntangiriyeho ni commitment iyo tuvuze commitment ni kwa kwiyemeza sibyo kwa kwiyemeza ukumva ko icyo kintu ugishoboye nigeze kubaza muzehe wanjye ndamubaza nti hashize imyaka nk'itanu ndamubaza ngo ubundi kugira ngo umuntu atekereze gushaka umugore icyo gihe numvaga nshaka gushaka umugore ku imyaka 5 ishize warufite nk'ingahe wasanga uba ufite nari mfite nk'igitekerezo urumva nyine nko muri iyi minsi mfite 40 nari mfite nka za 35 mvuga inti aba nangeje za 35 kambaza muzehe we wananze ubundi biba bimeze bite nsabwa iki noneho amazi ni turi ahantu nyine ari kugenda karagira insina gake gake akuraho amanura amakoma aje ndamazi ariko buriya ubwo nyine turi kuganira n'icishije hirya no hino ariko buriya kugira ngo ubundi umuntu atekereze gushaka umugore biba byagenze bite yarandebye yansubije mu ijambo rimwe ko umuntu aba yasaze oya ndacyabyibuka urumva nyine kuko nanjye ntabwo nzi impamvu nari mbimubajije ntabwo nari kumubaza byinshi ariko byari byose yaguhaye ubusobanuro bw'impamvu ako dushobora kuba twari turi nko kuganira nko ku bantu nyine bagiye nko gukora ubukwe hari umutipe wari ugiye gukora ubukwe nyine ngewe mbona nta bushobozi afite pe yego financially nta asset nta equity nta ki ubona nyine ari aho ese ntiwamushaka mukazafatanya kubishaka nyine urumva ngewe icyo gihe bijyanye na level y'imitekerereze nari mfite rimwe na rimwe umuntu akigendera no mu kigare ngo numvise bavuga naribajije ngo uriya muntu ugiye gushaka umugore mbona nta kintu afite nta muntu wakodesheje inzu nayinjiramo nkabona nta namba ubundi buriya agiye mu biki biriya bintu yabitekereje ate nawe ubona yasaze yijanditse muri biriya bintu gute ansubije ngo aba yasaze ndavuga ni ubwo nyine n'uriya nawe yasaze yego ibyo ngibyo ndabyihorera ariko gake gake genda mbona ko bitandukanye icyo nari impereyeho ni commitment cyangwa kwiyemeza kwiyemeza ukamenya ugiye kujyamo
kuko hari igihe umuntu aporojegtinga cyangwa se ashaka guhinguranya ibihe akareba akavuga ati ngewe uyu munsi ndemable mfite imyaka 27 nkareba ngasanga uburyo ndi gupangamo ahazaza hanjye nta byinshi ndi kwiyizeza sibyo nta byinshi ndi kwizeza ubuzima bwanjye nta na byinshi nakwizeza umuntu ngo mvuge ngo tube turetse uyu mwaka tube turetse ukurikiye ndebe ko hari ikintu nzageramo ngasanga niba mpembwa 50,000 biri constant kandi nta kintu kigaragaza ko ibyo 50,000 biziyongera yego sibyo kubw'amahirwe buri muntu buri gihe umukobwa wicaye adafite umukunzi aba ari kumushaka cyane umuhungu nawe wicaye adafite umukunzi aba ari kumushaka hari imyaka ugeramo environment cyangwa ibigukikije byose bikagusaba ko hari umuntu mudahuje igitsina muba muri kumwe sibyo kurwanya rero kurwanya umubiri kurwanya ibyiyumviro n'ibitekerezo bikakunanira hari uhitamo akavuga ngo ese aho kugira ngo ibi bintu aho kugira ngo njye nkenera umugore uyu munsi sibyo ejo nongere nkenera undi wa wundi nari nifuje ntakimufite kandi n'ejo bundi nzakenera undi uyu nguyu mfite uyu munsi ntakimufite reka enough is enough mpagarikira ahangaha sibyo akiyemeza agashaka umugore ariko muri uko kwiyemeza uba ugomba gutangira noneho indi study uba ugomba gutangira kwiga niba uvuze uti ngewe uyu munsi nkeneye umugore cyangwa se ndi umukobwa nkeneye umugabo abakobwa baba bakunda kugira sheke bijyanye n'imiterere yabo n'ubuzima bagiye babaho ubwo nyine muri ya evolution kwa kuntu umuntu agenda ahindagurika mu mitekerereze mu myumvire mu mikorere bakunda guhura n'ibibazo by'uko akenshi na kenshi imyanzuro bafata baba bagomba kugira undi muntu bayishingiraho niba agiye kujya ahantu akumva ko uruhushya nyine rw'umubyeyi rukeneye byanze bikunze niba atekereje kubaka akeneye undi muntu nyine ushaka kubaka kugira ngo abe ari we uza abe nyambere cyangwa se abe ari we utera intambwe yo kumubwira ngo twubake bivuze ngo akenshi ntabwo bafite ubushobozi sinzi muri iyi minsi njya mbona biri kugenda bihinduka mo gake uri kumva ariko niyo bafashe umwanzuro muri iyi minsi bigurugumbije bavuze bati ibindi byose twarabihawe reka tunijajare n'akajambo ko kuba nashingurwa igitekerezo ngitange akenshi abahungu ntago babyumva uyu munsi iyo umukobwa akubwiye ati ngewe ndumva naragukunze akenshi urabyumva nyine ukamubwira uti iniki ba wikinira cyangwa hari igihe ashobora gukunda ukanabibona akagukunda warangiza ugahita ushaka kumufatirana muri izo ntege nke ukamuhindurira icyerekezo sibyo icyerekezo kubera ko wowe ntabwo wigeze ugipuraninga icyerekezo kirangira nk'ejo bundi uyu munsi niba ari kuwa mbere kuwa kabiri ku cyumweru icyerekezo kiba cyarangiye kuko nawe rimwe na rimwe abona ko icyerekezo yaganagamo ntago aricyo ushaka kumugezamo relationship igahita irangira sibyo bivuze ngo rero muri kwa kwiyemeza uba ugomba gutekereza ngo ko niyemeje ko ngomba kubakana n'umuntu runaka sibyo ni iki kintu ndi buhereho kugira ngo uwo muntu tuzabashe kubana koko sibyo biba bisaba kugira ngo uhure n'umuntu wa nyawe wumva bya bitekerezo byawe buriya uhuye n'umuntu wa nyawe iyo muhuye nta gitekerezo na kimwe wamugezaho ngo yumve n'icyo ubufu iyo wahuye n'umuntu wa nyawe igitekerezo cyose ufite waba uri umuhungu cyangwa umukobwa igitekerezo cyose ugize kigira umumaro mu matwi y'umuntu ucyumvise partner wawe sibyo bivuze ngo rero abantu babiri bahuye bahuje ibitekerezo sibyo baba bagomba gukurikizaho ikindi kintu sibyo guhuza ibyiyumviro byabo bakabihuza n'urugendo bagiyemo sibyo niba urugendo ari ukubana tukaba tuzi uko abantu babana bagomba kuba bameze urugo ruri successful nyine rumeze neza umugabo agiye ku kazi mu gitondo umugore yibwirije atitaye ku munaniro yararanye
saa 11 yabyutse, yamuteguriye ishati, yamuteguriye ka breakfast, nubwo atari umugabo gusa bagategurira n'umugabo nawe muri rwa rukundo ashobora kubyuka ako saa 11 akaba yagategurira umugore, kuko bose bagiye ku kazi n'abana bagiye ku ishuri na hehe hose, cyangwa se n'indi mirimo bagiye gukora mu rugo. Ntabwo bibujijwe ko umuhungu, umukobwa, umugabo, umugore ashobora kwibwiriza akavuga ati uyu munsi ndumva mbyukanye akabaraga, uwo twararanye ashobora kuba adafite nk'izo mfite, reka mbyuke ngira akantu nanjye ntegura kari buze kudufasha mu gifu, urumva, gukora imirimo y'uyu munsi, sibyo? Icyo gihe rero iyo uhuye n'umuntu wa nyawe, mugomba guhitamo mwubaka nyine muri cya gifatiro ya fondasiyo mugiye kubaka ya relationship, sibyo? Wa mubano utandukanye n'uw'abandi bantu mugirana. Ikintu mugomba gukurikizaho ni ugufata ya marangamutima, sibyo? Ayo afite n'ayo ufite mukagerageza kuyahuriza hamwe, sibyo? Bona hari igihe hari umukobwa ageze ku ntera story ambwira ukuntu afite boyfriend uri careless, sibyo? Nyine we niba yumvise ko ari buze kumusura ubwo munsi nta kintu akora. uwo muhungu nta kintu akora, arasasa gusa, no gusasa ntasasa we, ahubwo aguma aryamye ngazabikore ko yakugira ngo aze kuza kumusanga kiryamye. Urumva? Noneho ubwo ni ukuvuga ngo ibintu byose biratereye nyine muri ghetto, nta kintu na kimwe kiri ku murongo ngo araza kuza bikore. Niba utangiye kumva rero girlfriend wawe cyangwa partner wa muntu mugiye guhuza ngo muzubakane, niba utangiye kumwumva muri uwo mujyo ko agomba kuzajya bari gukora ya mirimo wita ko iciriritse yo mu rugo, bivuze ngo nta munsi n'umwe uzigera umwubahira mu mirimo yakoze, kuko nta n'umunsi uzubaha ya mirimo yakoze we ku giti. ubwo se ubaye ari ukugira ngo umutesting urebe kwaza koko muri mugira mu rugo azita ku isuku yo mu rugo, mbo isuku yo mu rugo ukamureka kaza ukabona ukareba ko agira agatekerezo ko gukora amasuku wapi. Ibyo ngibyo rero, ibyo ngibyo ntago uhura n'umuntu ngo utangire kumutestinga. Nakubwiye ngo ni urugendo, sibyo? Gutestinga nkiri ahangaha reka mpite mvuga ku kintu kiri mu muco w'Abanyarwanda cyangwa n'abandi bose. Mu muco w'Abanyarwanda habagamo icyo bita kureshya, sibyo? Kureshya ntago nzi definition ya nyayo babihaga, ariko ngewe iyo mbiha uyu munsi, sibyo? Kureshya ni ukugerageza kureba partner wawe cyangwa uwo ushaka ko muzubakana cyangwa ushaka ko mufatanya urugendo rwo kubaka, ukareba mu byiza akora, sibyo? Akenshi na kenshi iyo ureshya ubugamije kureba ibintu bibi partner wawe yakora bikazabangamira umubano wanyu n'umubano wo muri societe muri rusange. Bivuze ngo akenshi abasore b'iyi minsi n'abakobwa ni indangare cyane, sibyo? Banyihanganire abo tutari buze kubyumva kimwe, sibyo? Ntago ari bose, ntago nge ndahura n'umuntu wa nyawe ngo mboneke icyo kintu ari kucyitaho. Abakobwa bose mwahuye impamvu atarashaka nuko bose barari indangare. Ntago ari uko atari indangare, iyaba yarategereje umunsi wa nyawe cyangwa ari gukora icyo yagombaga kubakora, nta kintu byari kuba bintwaye. Ariko impamvu mbita indangare, kurangara ntago biba bivuze ko utari kureba, ahubwo nuko utari kureba ahantu wakwiriye kuba werekeza amaso. Uyu munsi Diodone, niba usohokanye na girlfriend wawe mukajya muri restaurant, ibyiza yakorera muri restaurant, uko yakubaha abantu, uko yakwitwara mu mafunguro, uko yakwitwara mu byo kunywa, byose biramutse ari byiza, ibyo ntukwiriye kubyitaho, kuko nta munsi n'umwe bizigera bikubangamira. Ntabwo uzigera ubangamirwa nuko yakoze neza, buri munsi uzabangamirwa nuko yakoze nabi. Niyo mpamvu niba usohokanye girlfriend wawe ugiye kumutestinga, cunga buri kosa ari bukore, sibyo? Agakorera muri restaurant rishobora kuzamugaragaza nabi muri societe, mu rugo rwanyu. uri kubyumva? Wisohokana n'umukobwa uzi umushahara wawe waramubwiye ni ibihumbi wenda 100 n'urugero,
uyu munsi wahembwe uramubwiye uti ubwo tumaze igihe turi bize ndi gukora mu bijyanye n'umusaruro reka dufatemo makeya, ubwo nibyo wibwiye, sibyo? Kuko akenshi hari n'igihe biba bikiri ibanga, ugerageza kwiyemera, ugerageza kugaragaza ubushobozi udafite, naryo turaza kugarukaho nk'ikosa. Urumva, niba utangiye relationship n'umuntu, banza umwereke direction y'ubuzima bwawe yuko ushaka kubutegura. Ubanza umwiyereke wese, urumva, nta cyiza uhayidinze atabonye utamubwiye. Icyo uzi kikuriho cyiza gerageza kukimubwira, n'icyo uzi kimuriho kibi cyangwa kikuriho kibi nacyo kimubwire. ubwo sasa hari ukuntu ushobora kuba warabonye umwana. No, reka nkubwire Diodo, ibyo bibi byagahita uretse utanyobya, nakubwiye ngo iyo uhuye n'umuntu wa nyawe, ikintu cyose umubwiye cyumva nk'igitekerezo kandi akagira agaciro, sibyo? Uwo nguwo nimubwira ko duhuye ari umukobwa wa 6 maze kuryamana na 5, urumva, azabyumva nko kuba open, ntago azabyumva nk'umuco nkomeje. ashobora gutekereza ati n'ubundi style azabikomeza, ntago azayireka n'ingeso ye. Wanyawe rero iyo mugerageje kumubwira icyo ngicyo, ndi kukimubwira nk'intege nke zanjye nagize tutarahura zo kwijandika mu bakobwa benshi, sibyo? Impamvu mba nkimubwiye n'impamvu wakwiriye kuba ukimubwira ni ukugira ngo nawe amenye intege nke zawe aho ziri, sibyo? Kuko umuntu mukundana akwiriye kuba kurindira mu ntege nke zawe, ntago agomba kuba gukonsoma mu bushobozi ufite bwinshi, sibyo? Icyo nakubwiraga rero, niba wa muntu yagize commitment agahura n'umuntu wa nyawe, ikindi kintu aba agomba gukora ni ukugerageza gusharinga bya byiyumviro byo kugerageza kuba umuryango. Niba uri mu byiyumviro byo kugerageza kuba umuryango n'umuntu, ntago ari ngombwa kumuhisha umushahara uhembwa, umubwire. Iryo ni ikosa rikomeye cyane. Wowe nyine ni ikosa, urumva, niyo mpamvu turi kubiganiraho, ngo nawe uraza kwisobanura impamvu ari ikosa, uri kubyumva? Ariko reka nkubwire impamvu mba mpisemo kubwira umuntu tugiye gukundana umushahara wanjye ku munsi wa mbere. Uwo muntu burishaka ko muzarambana, si ngombwa. None se nidutandukana, nyinumva, nidutandukana azagenda gutararangano, UPI inyanditseho azagenda yitwaye. Nidutandukana se azahita ajya kubwira databuja ngo umushahara muhemba gabugabanye kuko twatandukanye. Nidutandukanya se azaneza abandi bantu se gute? Karagiteri za zose n'ugenda wamwiyeretse wese, ibintu bya byose wamwiyeretse byose, nta na kimwe wasize. Uyu munsi Diodone turi kuganira ku kintu cyitwa urugendo rwa nyarwo rwo gushinga urugo rugana kuri mariage, sibyo? Impamvu nkubwiye ngo ba open ku munsi wa mbere mu gihe wahuye na partner wawe, sibyo? Buri abantu bakundanye bwa mbere cyangwa bashaka gukundana, ikintu cya mbere baba bagomba kuba bafite umwanya wo kuba bari kumwe, yego, kuganira kuri zo details zose. Ni ukuvuga ngo impamvu mbikubwira nyine, iyo umubwiye ubushobozi bwawe bituma nawe hari amakosa yagombaga gukora adaza gukora ku munsi ukurikiyeho. Kuko uyu munsi duhuye, niba mpembwa ku itariki 30, tugahura ku itariki 25, tugahura ari kuwa mbere, sibyo? Tukamenyana, nkavuga ni njyewe uriya mukobwa tuzaganira ku itariki 30 nahembwe, sibyo? Kuwa mbere tukaganira, kuwa kabiri tukaganira, kuwa gatatu tukaganira, nkanamubwira ko kuwa gatanu nzaba mfite amafaranga, ariko simubwira umubare wayo nzaba mfite. Nitujyana muri restaurant, we azisuzuma avuga ati ngiye nasohokanye n'umuntu wahembwe, urumva, ntago ndi burye nkaho tutahembwe, kuko abavuga ko aribo bahembwe nyine niba mwamaze kumvikana ko mugiye kubana, sibyo? Ni hahandi uzasanga mu 100 ngewe Mabure nahembwe ukundana na Queen, sibyo? Turagiye muri restaurant mu 100 ndabizi ko mbifite cyangwa nyafite kuri Momo, ndabizi neza ko niba ampereza facture ndahita puringa kuri banke, agahita aza. Queen uyu munsi ashobora guhita ajya muri ya restaurant, sibyo? Agahita ahera ku nkoko ya 30 n'icupa ry'30, sibyo? Yodaringa, uri kubyumva? Kubera ko we nta makuru afite y'ubushobozi twinjiranye muri iyo restaurant,
icyo gihe uwo mukobwa nawe nekosa gusohoka nta kintu afite ntago ari ikosa uri kumva kubera ko igitekerezo ni icyanjye ngiye mfite ibyo ndimo kubaka uwo mwanya nawe umusabye kuko hari uko nshaka kuwukonsoma yego sibyo nta kosa afite rero ni ukuvuga ngo niba bizi neza ko iyo asohokanye n'umuntu niba yarashoboye kwigurira fanta bivuze ko wamusohokanye wenda aramubonamo ubushobozi burenze ubwa fanta sibyo akavuga ati oke noneho reka nanjye uyu munsi nze kunywa nk'utugarase 3 twa wayini akagarase kagura 5 nawe uraza gukenera agacupa sibyo uyu munsi ni mukonsoma 50% by'umushahara wahembwe already ntabwo uzigera ubasha kwishyura inzu uri kumva kandi landirodi nagusohora mu nzu cyangwa umukobwa akumva ibitekerezo byo kubungabunga wabuze iyo ujya azahita yigendera uri kubyumva ni ngombwa ko umukobwa niba mugihura uri umusore ukwiriye guhita umubwira uti urumva ngewe nitwa gutya data yitwa atya mama yitwa atya dutuye aha n'aha ahangaha mpari kubera impamvu y'akazi nkora naka kanyinjiriza ibingibi uri kumva ibyo kanyinjiriza nteganya ko nzabikoresha gutya na gutya na gutya kugeza mbashije kuba umuntu ufatika yes icyo nacyo ni kimwe okay naye ndimo nijijisha ariko ni kimwe mu gukundana uri kubyumva noneho niba icyo ngicyo ukimubwiye bivuze ko uhise ufata ibyo wari ufite byose usa naho ubirundarunze ukabimuha ukamuhereza amakuru ajyanye nabyo bivuze ngo nawe ubuzima bwe niyiyemeza ko mugiye kubana muri uwo mushahara azaba yiyemeje ko agiye gutangira gutekereza uburyo ki wa mushahara muzajya mumanaginga mu gihe muri gukundana yego ako kantu ko nakumvise cyane urakoze cyane hanyuma Queen iki kibazo ndakibaza buri wese uri hano uko muri babiri uri inkumi sibyo wumva uzashaka uteganya gushaka mu myaka ingahe 5 iri imbere ukabumva igihe nyacyo cyo gushaka ku mukobwa ari nk'imyaka ingahe nk'igihe kingana gute agomba kuba afite nk'igihe kingana gute 27 hanyuma reka nkwibariza aka kabazo ni uruhe ruhare rw'umukobwa cyangwa se rw'umugore mu kubaka urugo rukaramba uruhare rw'umugore yego umugore niwe utuma umugabo si wakora iki yumva ko urugo rukomera yego umugore niba ari umugore uvuga ati tugomba gushyira hamwe mu bintu byose umugabo yaba yabuze amafaranga nkamugashira ibyihore ibingibi ndabikora wenda for example ndahembwa nawe arahembwa ariko we ntabwo yari yahembwa ibyo umugabo yakoraga nabonye amafaranga deni nkabikora umugabo azahita yumva ko nanjye ndi ngombwa mu buzima bwe kubera ko ibyo yakoraga atarahembwa nje ndimo kubikora kandi nta mutima mubi numva ko ndimo kubaka urugo rwanjye wowe nka Queen uravuze ngo ashobora kubura amafaranga urumva yo gukoresha ariko mu bintu wenda wateganyije mu rugo wenda mufite ikibazo mwagize ikibazo runaka umugabo nta bushobozi afite yabuze amafaranga yo gukoresha ni wowe wenyine usigaye wagakwiye gukemura icyo kibazo reka nkubaze aka kantu gatoya uramutse ukundanye n'umuntu mukabana afite akazi sibyo mukabana afite akazi nawe ufite akazi ariko uwo mugabo nyuma y'iminsi mike akaza kugira ikibazo akaza kugira agakese gatoya ako kazi yari afite akakabura wakwemerera gukomeza kubana nawe ubuzima bwose agize ikibazo cyo kubura akazi of course nabyemera cyane rwose ari umushomeri ukajya umusiga mu rugo aryamye reka wenda aryamye yiryamiye ukaza ukajya mu kazi ufite wenda dufata urugero wenda umuganga ukagenda ukagaruka ukamusanga mu rugo uwo mugabo wamwihanganira cyane namwihanganira kuko ntabwo tumenye ukuntu ejo hacu hameze nshobora kumubwira ati genda ugacya mu gitondo akabona ka kazi nkasanga niwe muntu ngiye kubwira ngo mfasha kino kibazo cyananiye kugikora cyangwa se ngiye kumusaba serivisi
kandi ari ngewe wamutomoye umubwira ati genda nta kazi ufite, ni ukuvuga ngo ngewe nabyemera nkamubwira ati nta kibazo, ibyo wakoraga ndaba mbikora, ndaba mbigukora cyangwa se nanjye ndabyikorera kugira ngo urugo rwacu rukomere. ntabwo uzabyinubira kubera ko usanga kuri iki gihe nacyo kiri mu bintu biri gutuma ingo zisenyuka bya hato na hato vuba vuba. Ugasanga umugore niwe uri kwishyura ibintu byose, bills zose zo mu rugo, wenda inzu niwe uri kwishyura niba bakodesha, amazi, ibintu byose, abana ni nawe uri kubarihirira amashuri. Umugabo yarabushakije ahantu hose, umugore agahita avuga ati ntabwo byakunda, njye ntabwo nakomeza kugutunga ngo nunge n'abana, wowe ntabwo bizakubangamira, ntabwo byakubangamira. njye ntabwo byambangamira. None se umugabo ajya kunshaka yari afite akazi, cyangwa se wenda nta nako yari afite, cyangwa se njye wenda yanshatse nta kazi mfite, wenda nakabonye ari uko tubana, wese si yanyihanganiye, yaranyihanganiye. Birashoboka ko twanashakana nta nako wenda mushakanye mwese mugafite, ndi kuvuga wenda mwese mugafite, twese tugafite, ariko we akaza kukabura, namwihanganira nubwo yaba ari imyaka 2. njyewe nkora, ntabwo nkubeshya, njyewe nkora ninjiza amafaranga, especially mfite n'ubwo bushobozi bwo kuvuga ngo ndabimanaginga byose ndabikora. Hahandi bidutera stress tugatangira gutandukana n'abagabo bacu, ni hahandi mvuga ngo wenda ndahembwa 100, mfite kwishyurira umwana wenda wiga ku kigo cyishyura wenda nka 300, ndahaha, ndakora buri kimwe cyose. Urumva aho ngaho bizatangira kuntera stress, harabiza gusaba umutima ukomeye, uzabyihangana ariko bizagusaba umutima ukomeye, ariko ni bakeya babikora. Utihanganye wagenda pe, ariko nanone ugatekereza baba se ndajyahe, ndasubira mu rugo, ese abana biragenda. umugabo utari kwishyura inzu ni urumva. Ngenekereza ko nta mugore wirukana umugabo, mba numva bitabaho. Oya, umugabo bamushyira kuri pressure, babaho mba numva bitabaho. Ngewe umugabo bamushyira kuri pressure akavuga ati njye wishyura. Reka nkubwire Diyote, uriya iyo abantu badahuje goals cyangwa intego, bakaba badahuje values, indangagaciro zibaranga, nta kintu cyatuma ntirukana partner wanjye ufite ubushobozi buke, sibyo? Ubundi mu buryo busanzwe umuntu udafite ubushobozi ntakwiriye kuba ari mu rugo ashaka ko rugenda neza, cyangwa ntakwiriye kurya. Yaba umugabo yaba umugore adafite ubushobozi ntabwo akwiriye kuba ari mu rugo, urumva? ajye kuba wenyine. Oya, igisubizo ntabwo ari ukuba wenyine, ariko muri iyi si y'ibihe bihindagurika, twisanzaho umugore nawe imyumvire yacu itangiye kumva ko umugore nawe hari ikintu, hari umusaruro yatanga mu rugo, sibyo? Bivuze ngo niba ababyeyi barakubwiye ko ushatse umugore w'ingirakamaro, sosiyete, igihugu, amategeko byose bikakubwira ko ushatse umugore w'ingirakamaro kandi ushoboye, hakagira ibyo sosiyete ikwambura, urumva, wewe wiyumvagamo ukabitera ishoti. Wa mugore uzanye, wa mugabo uzanye, nibimunanira kubitunganya, urumva, nicyo kizatuma mvuga ko ngewe sinshobora kwemerera imbere y'uruhame n'Imana ko nzabana n'umuntu ubuziraherezo, urumva? Rirasezerano wowe urarihakanya, kamera ntabwo uzarikora, urarihakanya kwanza. Bashobora kuzagira impamvu ituma mbivuga, bakazabimvugisha ariko ku mbaraga, urumva? Ubundi abantu mu buryo busanzwe babaho uko babyemeranije ubwabo, urumva? Uko babyemeranijwe rero ni ukuvuga ngo ngewe nuko ngenda nkabwira uwo tugiye kubana, nkamubwira ni ngewe ukennye ntabwo nakwihanganira, akaba bizi neza ko mu ndangagaciro zanjye kwihanganira umuntu ukennye bimbangamira. Wowe n'ubukene, uri kubyumva? wowe n'uramuka ukena, nawe akambwira ati urumva, nawe nukena ntabwo kubana bizaba bitagishobotse, cyangwa se akambwira ngo ngewe tuzabana waba ukennye cyangwa ukize, akabinyibwirira ubwe, nta muntu wabimwandikiye. Ko basezerana ni ukuvuga ngo bose barasezerana, bakavuga ngo manitse ukuboko nemeye ko tuzabana mu bibi no mu byiza,
ibyo bintu bivuze iki uri rero kubyumva mu bibi no mu byiza Eh. ni amagambo yongerewe muri izo ndahiro nyine kugira ngo akomeze afatanye uri kumva akomeze afatanye abantu bajye bahora ubundi ndahiro Bibuka iryo sezerano. ubundi ndahiro cyari igihango urumva mu muco gutatira igihango ubundi wahanwaga n'ibyo utanazi urumva wapfusha umwana ukumva sosiyete iravuze ati nuko yatatiriye igihango yagiranye na runaka sibyo wagira gute igihango rero cyabaga ari ikintu cy'ingenzi n'ubu ngubu urabyita isezerano ariko mu muco n'ubuzima bw'abanyarwanda babyita igihango igihango ugirana n'umuntu igihango ugirana n'umuntu rero ukwiriye kugitandukanya igihango baguhatiriye kugirana n'umuntu kugira ngo mubone ifoto n'amagambo aryoshye mubwirane imbere ya publike uri kubyumva ariya nyine bararebye baravuga bati turamutse tuvuze ngo buri muntu navuga ibyo ashaka yavuga ibyo atekereza sibyo reka dushyireho structure urumva idasebetse itagize icyo itwaye abantu bajya bayikora mu umuhango wo gusezerana imbere y'amategeko uriya ni umuhango ariko gusezerana ubundi abantu iyo basezerana si ngombwa ko bajya imbere y'abantu no urumva bivuze ngo ibyo twemeranijwe ni ibyo ngewe nawe twavuganye tujya gutangira bariya ni abatangabuhamya by'umuryango mushya ubayeho urumva n'ibyo mwemeranyijwe ko bakazabihamya okay ibyo twemeranijwe rero ni ukuvuga ngo bariya abantu bashinze umuryango nari impari urumva bariya abantu baje kwandikisha umuryango ngo tubahe icyiciro cy'ubudehe tubabarire noneho mu bantu basigaye bataha ahantu hamwe uyu nguyu twe kumubarira kwa runaka ngo tumubarire kwa runaka tugiye kuzajya tubabarira hano urumva niduteganya inkunga yo guha imiryango tuzajya tumenya ko runaka tuzajya tuyimusangisha aha runaka tuyimusangisha ni ukwandikisha umuryango ubundi mu buryo bujyanye n'amategeko mu bihugu byateye imbere nta nubwo abashyingiranwa birirwa bajyayo mushaka mwagirana amasezerano mukavuga muti mugashyira urupapuro muri envelope mugashyiraho ibyangombwa biruherekeje mugahereza umumotari n'akamoto akabijyana kwa gitifu ati ubijyanire gitifu nawe akareba ko mwemeranijwe kubana muri rwa rupapuro rwasinyweho na noteri akandika umuryango mushya si ngombwa mujyeyo urumva wowe ririya sezerano ikintu ukomeje gutsimbarara ubu ushaka kuvuga ko naryo rigira uruhare mu bituma ririya sezerano uri kumva ririya sezerano nturifata nk'ukuri uri kubyumva ukirengagiza ibyo ngewe nakubwiye tujya gutangira ku bana niba narakubwiye ko ngewe nta kwihanganira umuntu ukennye ntabwo uwo munsi nabihinduye kubera ko nsanze babyanditse ku rupapuro rwo kwa gitifu hari abantu bakoresha ibintu n'itegeko kuvuga ati niba gitifu yarabivuze yarabikoresheje ubuzima bwacu reka nemere tubane muri ubu bukene kuko gitifu yabishyizeho nyine ntago ari gitifu ubundi baravuga ngo kurenga ku byo mwemeranijweho muri sosiyete nicyo cyaha niba rero ugiye hariya muri sosiyete ibyo bintu ukabyemera ukabirengaho ubundi ni icyaha sibyo mu buryo bw'amategeko ariko gishobora kuba icyaha mu buryo bw'amategeko ariko mu buryo bw'umupatena wawe sibyo mu buryo bw'umupatena wawe ntikigire ute ntikibe icyaha icyo mvuga sibyo reka twikomereze ndakumva cyane icyo mvuga ni uko bya bindi wowe wumvikanye n'umuntu mugiye kubana mwaba mwarabyumvikanye muri gutembera mwaba mwarabyumvikanye muryamye mwaba mwarabyumvikanye kuri telefone ariko ukaba waramuhaye amakuru ukamubwira uti ngewe ibi bintu simbikunda yego nta mpamvu n'imwe izatuma mbikunda ngo nuko nasanze kwa gitifu babyanditse oya muri kwa kubaka wa mubano rero ufatitse ya fondasiyo nzima haraza kuzamo nyine gusharinga bya byiyumviro uri kumva bya byiyumviro by'urukundo n'urugo n'ibiki byose mu bisharinge umubwira uko wumva urugo rwiza nawe akubwira uko yumva urugo rwiza umubwira ibyo wumva byakubangamira uri mu rugo nawe akubwira ibyamubangamira akubwira uko wifuza nyine
muramutse mukoze mukagira amafaranga mukagira ibifatika imbaraga mwazishyira he ibyo byose mukabisangira mukongera mugasangira ikindi kintu cyitwa icyerekezo cy'ubuzima mukagira icyerekezo kimwe cy'ubuzima simbe mfite icyerekezo cyo kuba nagura imodoka ngo hobo ufite icyerekezo cyo kugura isambu oya niba igitekerezo cyanjye ari ukugura imodoka kinshyigikiremo cyangwa se ngo ushyigikire mu cyawe cyo kugura isambu ubundi tugendere mu cyerekezo kimwe sibyo noneho niturangiza dusharinge values ni indangagaciro cyane niba mvuze ngo iki kintu singikunda sibyo ntibisobanuye ko niba nawe wiyemeje kubana nanjye icyo kintu nawe ukwiriye kuba ugicikaho niba wajya gukijyamo reka nkubwire values urugero rwa values uyu munsi niba nkundana n'umukobwa sibyo nkamubwira nti njyewe mu gukundana ntabwo nkunda umukobwa ugaragara yambaye ipantaro sibyo yego bivuze ngo muri kwa gusharinga values sibyo ni ngombwa ko wa mukobwa turi gukundana yemera gucika ku kintu cyitwa ipantaro kubera ko utayikunda kubera ko ntayikunda urumva mu ndangagaciro zanjye sinemera umugore cyangwa umukobwa wambara ipantaro uwundi ntambangamira ariko uwanjye we azambangamira nayambara ni ngombwa ko yiyemeza kugira ute kutayambara yego ariko no kumubuza niba tubyumvikanye muretse reka nkubwire isezerano ribera uri kumva niba bikunda muri kwa gusharinga values ze n'izanjye ndabuje uburenganzira bwe none se reka nkubaza uyu munsi uramutse abantu bafite uburyo batandukanye sibyo ngiye nshobora kuvuga inti reka nkwiyeho urugero turamutse dukundana n'umukobwa ubujijwe guha umwanya mu bintu bijyanye n'urukundo no kugerageza gukundana undi muntu uwo ari we wese kugeza igihe njye nawe dutandukaniye gushyiraho amategeko ku muntu ukabwira ngo ibintu ntukabikore ari umuntu mukuru w'imyaka 40 ukajya umushyiraho amategeko kuki utamwihanganira ahubwo ariko mwihanganiye ute ko indangagaciro zanjye uri kumva niba njyewe nterwa religion yo kubona umukunzi wanjye ahagararanye n'undi musore agerageza kumutereta niba bintera religion si ngombwa nk'umbwire ngo yari ari kugerageza ngo ariko ngo ntago nari bubyemere icyo gihe nta cyizere uba wifitiye rero oya ntago ari impamvu yo icyizere sibyo reka nkubwire wowe uwawe ubu mufitiye icyizere ariko ngiye mu buryo nteye kwizera umuntu birangora sibyo ntago uba wizeye ntacyo ni ngombwa ko umuntu turi gukundana abyumva neza ko kwizera umuntu bingora uri kumva bityo ntakora ikintu na kimwe gituma ngerageza kutamwizera uvuga ati bazamuntwara niba ndi kubyumva akaba bizi neza ko ari uko nguko mba meze muri iyi minsi cyangwa se mu buzima busanzwe babyita gufuha niba girlfriend wanjye abizi neza ko fuha muri kwa guhuza values ze n'izanjye akwiriye kugendera kure ikintu cyose gituma nshobora gutekereza kumufuhira nicyo cya kindi muri kwa kubaka umubano uhamye kugerageza guhuza values z'abantu urumva buretse utanyumva Queen Aimable ari kuvuga ngo najya gukorana n'umuntu najya kugira gushaka umukunzi azajya amubwira ati iki sinshaka kireke ugiye gukorana na Aimable n'urugero yego nakubuza kwiyambarira ipantaro cyangwa se nujya gushaka umuntu agatangira kugenda akubuza gukora ibintu bimwe na bimwe kandi wumva nyine biguha umutuzo kuko hari ikintu bajya bagenderaho bakavuga ngo niba iki kintu kiguha ibyishimo gikore niba icyo kintu kiguha umunezero gikore ufite ikintu ukora wishimye wenda dufate urugero winywera agacupa wenda n'urugero Aimable ahise avuga ati no ntabwo nshaka ko uzongera kunywa inzoga uzabyemera wenda mvuze ku nzoga n'urugero uzahita ibintu akubujije uzabikora ni ukuvuga ngo ukuntu bimeze wenda Aimable turakundana ndamukunda ikintu cyose yavuga ngo nyereke kubera ko mukunda ntagikora kandi nshaka kubana nawe
abagabo barabuze biri serious wisubihamye niba mbwira ati iki kintu ni ukuvuga ngo ngenda bizi byabayeho nari mfite umuntu wo muri famiye yari umusilamu akunda abasilamu koko ariko yabavuyemo kubera umugore ajya mu bakatolike urumva umugabo yakurikiye nde umugore kubera ko yamukundaga mbese ngiye n'iki cyatuma ntamukurikira kubera ko mukunda cyangwa se cyatuma ndeka ibyo ngibyo kandi mukunda ndamukunda kubera abagabo babuze Dieudonne wowe hari ikintu utigeze uvuga hari ikintu utari kumva kandi ibintu nutabyumva n'abadukurikiye ntago bazigera babyumva sibyo nakubwiye ngo iyo uhuye n'umuntu gusobanura akantu kose neza kugira ngo iyo uhuye n'umuntu wa nyawe urumva wa nyawe kuko ushaka ko mukomezanya yumva ibitekerezo byawe urumva umuntu kubuza ibyishimo byawe reka nkubwire kugerageza guhuza values zanjye na partner wanjye mu rukundo uri kumva icyo bivuze ni iki nuko azabanza akaba open akambwira ikintu cyose gishobora kumubangamira mu gihe twaba dukundana cyangwa tubana yego hanyuma kubera ko nanjye mukeneye mu buzima bwanjye nkiyemeza kugira ibyo ndeka kabone nubwo nabana ninzi ko binshimisha ariko nibyo byavuga ibyo nkubwira bitega amatwi sibyo baravuze mu rukundo ubundi hari ibyo ugomba kwigomwa mu rukundo mu buzima ubwo aribwo bwose hari icyo bisaba urumva uyu munsi iyo uhuye n'umuntu nyabugogo ukabona hari ukuntu agukoze ku mutima ugakura 500 mu mufuka ntago we bisobanuye ko 500 uramutse uyagendanye wabura ikintu uza kuyaguramo ariko kubera ko hari umuntu yakeneye kurusha wowe urumva uyakuramo ukayamuha ibyo ngibyo bakabyita kwigomwa muri bike wari ufite ukagira ute ukagira usayidira bivuze ngo niyumva neza ko nzamukunda cyane atambaye ipantaro kandi nawe akaba mu kintu ashaka ari uko nkomeza kumukunda uyu munsi nkamukunda ejo kurushaho nkamukunda ejo bundi kurushaho tukazarinda dusaza nkimukunda nkimutereta sibyo nuko azemera gukuramo ya pantaro kubera ko abizi neza ko niyanga kuyikuramo urumva nimvuga kuyikuramo nugira ngo yarayambaye uzayimukuramo kwiyemeza kutazongera kuyambara uru ni urugero rw'ipantaro navuze sibyo niba mvuze ngo iyo usutse ibintu bimeze bitya sibyo hari ukuntu mba numva ntari kubikunda sibyo sinkunda ko hagira ibindi bintu wongera ku mubiri kubera ko ngewe uko ngukuri nyine iyo nkureba nibwo mba mbona binshimishije sibyo ni ngombwa ko niba hari ibyo yisigaga ahitamo kubireka kubera ko nawe arankeneye Aimable ukundi kukumva uri nka babandi azavuga ati jye sinkunda abaganga sinkunda umugore w'umuganga w'umunasi n'urugero ntago nshaka ko tubana urahita ako kazi ugasezera ubundi reka tugasezera uza tubana mu buzima busanzwe ndamutse mvuze nti ngewe sinakundana n'umuntu urari zamu nkamubura nijoro urumva bivuze ngo njye niba nzi ko ninshaka umugore ategetswe niba nta zindi mpamvu atarwaje umuntu atagize gute nta yindi ka speciale yabaye tugomba kuba turi kumwe mu gitanda nijoro urumva oya ntago ari ukuvuga niba ari ugukora ku manywa mfite ubushobozi bwo gutuma akora ku manywa sibyo niba ari ugukora nijoro mfite ubushobozi butuma akora nijoro sibyo ndabanza nkareba nkavuga ngo niba izo values zanjye niba nakunze umuganga eida nuko murekera mu kazi ariko nkiyemeza gukora icyo nshoboye kose ngahindura imyumvire y'ukuntu natekerezaga abaganga sibyo cyangwa se niba abonye nsimbaraye kandi kuba yava mu kiganga nta kintu biri bumutware urumva ni ngombwa ko nawe yiyemeza kuba yakora undi murimo kugira ngo uko ibintu mbyumva agerageze kubihuza nawe nuko abyumva nawe tukumva ibintu kimwe subwo aho se hahandi uzasanga umuzanya kwicara mu rugo waramubwiye ngo nusoza ngo ngwino ngo tuzashaka kandi kazi nyuma ngo byo bibiretse ugasanga akazi murakabuze ibyo ngibyo ni ugukururwa n'amarangamutima udafite fact sibyo kubwira umuntu ngo va muri aka kazi ngo tuzashaka kandi iyo ngiyo ntabwo ari impamvu yakwiriye kuba umubwira kandi uzamukenera kandi hari ubushobozi bwe uzakenera mu gihe ari gukora sibyo bivuze ngo wakwiriye kubanza ukicara ugapuraninga nakubwiye ngo urugendo rugana mu kubana ni urugendo
sibyo bivuze ngo kumbwira ngo ukeneye umugore ukora ariko mu bintu uri gutekereza ntabwo uri gutekereza ikintu umugore wawe azakora, yego waba uri kugana ahantu hatariho. oya ibyo byo bibaho, akazi ikintu urakibura cyo gukora ukicara igihe kinini, ibyo byo ni ibintu bisanzwe. none se ubwo aka kanya uramutse udakora muri rotorovizeri waba ukora iki? Ntabwo ujya utekereza ukavuga uti nimba muri rotorovizeri nzakora iki. urabitekereza ariko hari igihe ubushobozi bubura. Iyo bwabuze rero uri kumva, iyo bwabuze hakurikiraho ubushobozi bujyanye na emotional, uri kumva Yego. uburyo wiyumvamo umuntu, uri kumva bituma n'igihe ari mu bibazo yego ukomeza kumwiyumvamo. Iyo wiyumvamo umuntu bituma iyo yarwaye ukomeza kumubona, uri kumva mu bushobozi bwe yari afite. Bituma iyo yakennye ukomeza kumubona nk'ingirakamaro. yego uri kubyumva? Muri kwa kubaka rero, tugarutse ku cyo twari turiho, muri kwa kubaka wa musingi w'ifatiro ry'urugo, yego sibyo? Muba mugomba kuba mufite ibyo bintu uko ari bitatu. Amarangamutima yanyu ku bijyanye n'urugo n'urukundo bigomba kuba bihura. yego mugomba kuba mubihuza byose. Mugomba kuba musharinze cyangwa se muhuje imyumvire, values n'indangagaciro zanyu zihura. Mugomba kuba muhuje icyerekezo cy'ubuzima. Urumva? yego Guhuza icyerekezo ni uko mbere y'uko mumenyana muri byinshi ubanza kumwereka blueprint y'ubuzima bwawe. Hahandi umubwira uti ndi muri ibi ngibi ariko ndi kugerageza ibi. yego Uri kubyumva? ukamuha plan yawe y'ubuzima bwawe bwose. Hari abantu bajya babitekereza, uri kumva, akavuga ati njyewe blueprint yanjye ni iyi ngiyi. Umugore nguyu naramubonye naramushimye, sibyo? Agahita atangira no kumukoraho ishoramari. Urumva? Nashinze akantu mu bushobozi buke, wowe dukundana gwino ubukamanaginga. Abenshi bakunda kubivanga n'ubugona n'ubusambo, bakagira gutya ukikamushyiramo agatangira kugira ute kugasahura. Impamvu bari kugasahura nuko muba mwarahuje za emotional, uri kumva, indangagaciro wenda mukanazihuza, ariko ntimuhuze icyerekezo cy'iki cy'ubuzima. yego Niba aka kantu dufonze k'ibihumbi 100 ngende kukabara mu myaka 5 nkazabona kazaba gashoboye gushigikira famiye yanjye, nawe wakwiriye kuba nawe niba ushaka kubana nanjye ubyumva utyo. yego Niba nkabarira mu myaka 5 nawe ukwiriye kumva ko mu myaka 5 kazatugirira akamaro, bityo ntago uzigera wototera kukarya imyaka 5 itarashira. ubwo no kubanza ukamuha formule yose uko imeze. Formule yose uko imeze. Queen, hari akantu bagarutseho uravuga ati abagabo barabuze. Urumva? Arabuze kuri iki gihe. Wanabitsindagira uravuga ati rwose se wewe waramubuze. Kureka ubure wowe. Ntabwo wamubuze. Ubona okay, reka tuvuge wenda ko bavuze, reka wenda tuvuge ko babuze nkuko bikunda kugenda bivugwa hano hanze, sibyo? Niko bivugwa. Ubona nk'uwo muntu ugenda avuga ngo barabuze, ugasanga haje nk'umuntu uwo ari we wese bahise babana, avuga ati reka mfe gufata uwo mbonye wese n'ubundi dore barabuze, reka mfe. Ibyo bintu bigira ingaruka mu rugo rwabo. Wa muntu nyine ubonye ati haje uje wese nta kibazo, pfa kuba barabuze gusa, uje wese ndahita mfatira ndahita dukomeza. Ibyo bintu bigira ingaruka mu gutuma haza izi gatanya za hato na hato za buri kanya. Ubona hari ingaruka bigira. Ego. Ego. Abakobwa b'ubu barajya mu kabari bakinywera inzoga, ayo matabi, ibiki n'ibiki. Ugasanga bishoye ubusambanyi. Bari ba mama sha, bari ba Mary. Ego.
mpamvu nuko yamubonye ubwo bushobozi avuga ati uyu mukobwa ni umukobwa mwiza aracyafite umuco ntabwo ari babana b'ubu ngubu rero najya kuvuga ngo arapfa gufata umukobwa abonye cyangwa se umugore abonye akagiye gushyira mu rugo cyangwa se nkajya gupfa gufata umugabo wenda for example nk'inzoga ndagiye mu kabari kubera ko nzi ko abagabo babuze ari boro muye n'umugabo wanguriye izo nzoga turanyweye turagiye turararanye bitewe nuko nkeneye umugabo mise mvuga ati abaye umugabo wanjye ntawe nzi twahuriye aho ngaho sinzi n'iwabo sinzi n'ikintu na kimwe aho ngaho urumva bizagira ingaruka nyinshi cyane ugahita mubana direct ugasanga n'umugabo wanakwikundiye avuga ati kandi ndabona ari keza ndabona nagashyira amago cyane rwose nawe kimwe uvuga ati reka twibane umugabo ashobora kuvuga ngo uwo n'umukobwa ni mwiza arasa neza wenda fizikare ariko atazi mu mutwe wanjye nanjye nkamureba mvuga ati uyu mugabo rwose ni mwiza none ugasanga n'umugabo ufite amafaranga agahita mukora n'ubukwe abakobwa rwose amafaranga azatwica agahita mukora n'ubukwe nabona amafaranga nka sara nagera mu rugo bikanga kubera ko ntazi imico ye twahuriye muri ka kabari akeneye umugore nanjye nkeneye umugabo aho ngaho rwose bizagira ingaruka nyinshi cyane muzahita mutandukana nyuma y'iminsi mike tuzatandukana twese nta kamaro tugiriranye kuko kenshi usanga banakurikiye n'izo notesi ni ukuvuga ngo abakobwa b'iki gihe dukurikira amafaranga ngo umusore udafite amafaranga ntacyo aba adafite ejo twarimo tuganira ku ibura ry'akazi ikintu nakwibukije ko nta munsi n'umwe akazi kigeze kabura mu Rwanda karabuze n'ahandi hose kazi karabuze ikintu cyabaye ni kimwe ni uko buri gihe turashaka gufatira ibintu hejuru sibyo iyo mvuze ngo turashaka gufatira ibintu hejuru mba mvuze ko buri muntu wese arashaka kujya muri business center ukumva mu mvune z'abandi uri kubyumva abakobwa baramutse binvestinze umwanya wabo mu gushaka abagabo cyangwa umukobwa akinvestinga umwanya wo gushaka umugabo we urumva ugafata umwanya umva iyo mvugo kwinvestinga umwanya mu gushaka umugabo wawe no kwinvestinga umwanya mu gushaka umugore wawe urumva bivuze ngo iyo winvestinze uwo mwanya niwo ufata imyumvire sibyo y'umuntu muhuye ukayubaka kugeza igeze ku rwego umushakaho uri kubyumva niyo mpamvu uyu munsi ndahura n'umukobwa urumva agahita atangira kungereranya n'undi bahuye wagize icyo yigezaho ntabwo ashaka gufata umwanya ngo yinvestinge mu kunyubaka umugabo akeneye urumva abagabo nyine barabuze kuko nta muntu uwo wabuze n'uwawe kuko nta muntu n'umwe ufite inshingano yo kubakira umugabo bafate time yabo bashake abo bazabana uriya mukobwa ubona usa neza ufite ibisuko byiza uri kumva uteye inzara ku buryo bugezweho uri kumva wambaye imyenda igezweho uri kumva uriya ashobora kuba yarayitangiranye ari amafaranga ya famiye yakoresheje iwabo akabasha kwisanisha n'icyo gihe cyangwa hari abandi bamushoyeho imari kugira ngo abasa gutyo urumva uyu munsi n'umufata ukamwadukira ngo niba ushaka ko mukundana urumva uzaba umuboneye hahandi nyine abantu bamaze kumukoraho ishoramari rimwe na rimwe ntuzabasha no kurisigasira kuko ntuzi umuzi wayo ufite n'ubushobozi uyu munsi uzisanga ushatse umugore ufite imyenda umwe ushobora kugura 100,000 ntabwo rero uzigera umugeza mu rugo ngo ushake kumugurira umwenda w'ibihumbi 10 ngo bikunde uri kubyumva uramutse winvestinze mu kurema umugore ushaka umuntu aba ari umukobwa mbere y'uko aba umugore jya gushaka umukobwa umwinvestingeho ibyo ufite urumva ujye uvuga uti uyu munsi namwinvestinzeho ibyo mfite ageze kuri uru rugero ugereranije n'uko mushaka kandi ntirushobora ko muzararambana uri kumwinvestinga ibyo nta kibazo kuba utari shuwa ni uko utamufashe ngo ubanze wumve neza ko muhuje icyerekezo cy'ubuzima ni uko utahereye kuri ya sepu yo kubanza guhuza amarangamutima yawe naye urumva
icyo bita amarangamutima ni uko ibyo ndi gutekereza ku kintu runaka nkwiriye kuba mbihuje na mugenzi wanjye. Niba mvuga ko tugomba gushyingiranwa hafi aha bitewe n'igihe tumaranye, nawe muri iyo minsi yakwiriye kuba ari kubitekereza, ku buryo nimbimubwira kubera ko ari umuntu wa nyawe twahuye, ntabwo azigera ashaka kuvuga ngo ibiki n'ibiki, ashaka utonde utuntu tudatega umuntu. Igihe tumaranye nzaba mbizi neza ko gihagije, nawe bizi neza ko gihagije, ubundi igitekerezo muhaye acyumve nk'igitekerezo kandi kigomba kugira umusaruro. Sibyo? Niyo mpamvu rero wowe urimo urashaka umugore nk'uwa runaka, nibyo nyine urashaka umugore umeze nka nyoko, kandi so yafashe umwanya wo kumwubaka, umubonye ashaje, uri kumva ameze neza, washaje ameze neza, ni imvune za so, uri kumva uko so asazanye indangagaciro z'umugabo, ni imvune za nyoko, byumva utyo. Nurangiza utangire urugendo rwo kubaka umugore wawe, umushoramo ugerageza kumugeza ku rwego ushaka. Ubaka kandi umugore wa so ntabwo aramara kumugeza ku rwego amushakaho, kuko buri munsi ahora agira utuntu akora, uri kumva muri rya terambere ry'umugore ashaka, hari uko mwifuza nawe. Uyu munsi nufatira kuri so nta kintu uzigera ugeraho. Niyo mpamvu niba mpuye n'umukobwa ndemable nifuza uwo mukobwa tuzaba wani, singomba gutegereza imyaka 10 ngo mubwire ko mushaka n'umugore. Umukobwa nshaka n'umugore bagomba kubimubwira nibura mu isaha ya mbere tumenyanye, cyangwa se mu cyumweru cya mbere tumenyanye. Nkamubwira ni ngewe, urareka mubwire ngewe ukunda igenda igiye gutereta, iyo ngiye gutereta, sibyo? Ntabwo nshobora kurenza umunsi umukobwa twamenyanye ataramenya ko ndi kumutereta. Vegeta bimenye, abagomba kuba bibona, abagomba kuba bizi, abagomba kuba nkoresha uko nshoboye kose. Ntabwo twatandukana umukobwa twamenyanye akamenya ko utamwishimiye. Gukunda ni isegonda rya mbere mbonye umuntu mba namukunze. Yego, ahubwo icyo nsigara nkora ni ukureba ko nibura imico ye, uko ateye, uko ameze, twarambana, ariko mba namukunze ku isegonda rya mbere nimubona. Umukobwa ubonye ko umukunze bwa mbere aragufeka, ahita atangira kugufeka kukwiryaho. Ibyo ni ibyo wumvise, ibyo byemeye, kukwitaho umukobwa ukwiryaho nuko atagukunze. Oya, ariko ni kamere yawe yo kwirya, nibwo yaba yagukunze ahita akwiryaho. Niba ari kamere rero ukwiye kubyumva ko ari kamere, ari utuntu uyikoresha, bikaba impamvu y'uko utaduha agaciro. Fayinari akakwemerera. Iyo umukobwa uyu mutipe akweretse ko yagukunze bwa mbere, ubigenza utangira nawe kumwereka ko umwiyumvamo cyangwa umwiryaho. Urumva nyine ku mutima ukaba ubizi neza yuko nyine nawe wamukunze, ariko nyine uri kumwirya, utangira kumwiryaho. Ni ukuvuga ngo ukuntu njyewe wenda ngenda avuga ku ruhare rwanjye ukuntu njye meze. Niba mpuye n'umusore first time akambwira ati nagukunze, ndashaka ko dukundana, ntabwo namera ko namusuzuguye kandi sinanamuhakana. Ntabwo utangira kumuca amazi, mugenze gakeya, mubwira ati nta kibazo nzagusubiza. Iyo wamubwira ati ntabwo bikunda, ariko uramubwira ngo nzagusubiza, ese kubera iki uhita umusubiza ako kanya? Ntabwo umuzi, iwe yakubonye aragukunda. Fata igihe nawe urebe ko wamukunda, nibona bidashoboka muhakanire, mubwira ati ntabwo njye ntabwo nakukunda, nawe mwigeho. Urumva Theodore bakubwira tukiri aho ngaho, impamvu twinavuze ngo arabanza akabyigaho, sibyo? Niba ngiye mubonye for first impression, nkabona ko mukunze, icyo nsigara nkora ntabwo ari ukureba ko nsuzugura cyangwa ibyo si ngombwa kwitaho, urumva? Ahubwo ngomba gukomeza nkamuhereza impamvu. Nta mpamvu ibifite rega yo kunkunda, nta mpamvu aba afite. uramuzimuhereza step nkurikizaho nyimara kumubwira ko namukunze, nyimara kumubwira icyo mwifuzaho, bita ntangira step yo kumuhereza impamvu, noneho ashobora gushingiraho ankunda. Mu basore 30 bari kumutereta 100 uragerageza nanjye niyongereyemo umuhereza impamvu ari bo bahitamo. Urumva nicyo ngomba gusigara n'investingamo, urumva? Gerageza kumuformata ibindi abantu bamubwiye, amagambo bamubwiye ku bahungu b'ibikara, amagambo bamubwiye ku bahungu b'inzobe, amagambo ibyo byose ngiye nkamwumvisha impamvu ari ngewe akwiriye gukunda. Ibyo kuba afite undi bakundana nshobora kubimenya ariko simbyitayeho, kubera ko nyine ngomba kumuhereza impamvu zituma atandukana n'abandi
abantu bose akaza kuri iki yes yego Emabo hari ikibazo nigeze kubaza Queen ndababaza nti ni ikihe kigero umusore akwiriye kuba yemerewe avuze ati iki kigero nicyo ngiye gushakiramo yemewe nyine kuri we nyine akavuga ati iki nicyo kigero ubundi umusore akwiye kuba yashakiramo kuri wowe biterwa n'igihe yagiriye commitment sibyo nakubwiye ngo uramutse ukurikije step zo kugira ngo uzagire urugo ruri successful ukazikurikiza zose igihe byazagutwara bitandukanye n'igihe ngewe byantwara sibyo ngewe bishobora kuntwara ukwezi we bikagutwara imyaka 5 uyu munsi Queen yavuze ngo asigaje imyaka 5 yo kugira ngo ashake umugabo ariko uwo mugabo ntawe afite ntawe mfite niko njye mbyumva bishobora kutazamutwara icyumweru ejo n'undi ushobora kuzumva mu cyumweru gitaha yashatse arimo aravuga imyaka 5 ariko nta fact afite ashingiraho nta na step n'imwe arakora ngavuga ati ngegeze kuri iyi step kugira ngo nzagire urugo upfa kwivugira nyine kubera ko umuntu amubajije umuntu arasubiza ariko normal Queen ejo bundi ashobora no gushaka umugabo kandi avuze imyaka 5 mpamvu dusoza tugana ku musozo ni izihe icyo kibazo nigeze cyo kukibaza Queen ni izihe inshingano z'umugabo mu rugo n'uruhare rw'umugabo mu rugo ku buryo aza urugo biza nyine agomba kubahiriza ku buryo bizagabanya izo ngaruka zigenda zigaruka zo uratarutse subika inongiye subika inongiye kuko uyu munsi twari turi mu rugendo rwo kureba sibyo yego urugo rwiza cyangwa mariage nziza cyangwa gushyingiranwa n'umuntu bikazagenda neza process sibyo ntabwo twari twazirangiza uyu munsi nidusimbukira mu rugo uri kumva inshingano papa wanjye afite mu rugo ntabwo zimeze nk'izo papa wawe afite urumva abantu bagenda bagira inshingano zigiye zitandukanye neza nkubwire ngo umugabo arahaha abagore nabo barahaha urumva inshingano mu rugo nuko buri muntu yumva ko agomba gukora igikenewe kugira ngo urugo rubone ibihagije uri kubyumva kugira ngo urugo rwanjye rubone ibihagije imbaraga ni investinga n'ibitekerezo ni investinga n'ibyo ninjiza uko mbimanaginga izo nizo nshingano zanjye mu rugo yes ibyo ngibyo nibyo twaganiriyeho kuva kare twizere ko rero mwese mwabyumvise neza iyi niyo ngingo twamamaje ubundi ko tutamamaje ndaje mbabwire abana ariko kampani ubungubu hano ndashaka abantu hano ndi kumwe n'abajene bose bagiye kubaka n'abarangire mugiye kubaka ejo bundi muteganya kubaka ari kampani nshaka kubarangira z'ubwubatsi ziherereye mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata kabisa hano muri gare hafi ya gare uhageze ni kampani nshaka kukurangira bahita bakubwira bati izi kampani nizo za mbere mu gihugu zikubakira inzu ku buryo n'ubuvivure bwawe bose bazayibamo izo kampani rero imwe yitwa Wasi Limited indi yitwa Really Consultants and Construction Company Limited ku bindi bisobanuro bijyanye n'icyifuzo cyose cy'ubwubatsi wifuza wahamagara kuri nimero arizo 078 56 13 649 078 56 13 649 ikindi kandi wowe uri Bugesera wageze kabisa inyamata wumva icyaka kimeze nabi wumva ushaka no kurya wumva ushaka kurya inkoko imeze neza ihene unabuze n'amagambo aho hashinga umuhati hari ahantu nshaka kurangira nakabari kameze neza cyane kari ebana muri Bugesera niko kabari ka mbere gahari bakita Golden Park wageze muri Nyamata ukabaza ahantu muri Golden Park nta muntu utahazi kuko abenshi bo basigaye basohokera n'ubu ushaka ahantu ho kuruhukira hari amacumbi ibintu byose birahari bakwana delivery ibindi bisobanuro nabo wabahamagara kuri 078 56 13 649 naho ubundi reka mbashimire cyane reka mbashimire abatumirwa twabanye uyu munsi
tuzajya dukomeza tugenda tugaruka no ku zindi ngingo ntabwo tuzanakomeza n'ingingo kandi tuzayigarukaho ntabwo birangiranga kuko ni ingingo igomba kugarukaho kuko ikibazo gikomeje kuba seriye mu gihugu. undi rero kwineka gushimira cyane abakoze kwitabira ubutumire bwacu. mwakoze namwe kudutumira. bakoze kuza muri studio za televiziyo Remabu. Mwakoze cyane kuza muri televiziyo. namwe mwakoze. Twizere ko n'ubutaha muzitabira ubutumire bwacu. Ikiganiro cyari kimeze neza. Hanyuma nakubwira ngo wowe komeza ukurikiye gahunda zose za televiziyo ku mbuga nkoranyambaga zacu ni televiziyo, Instagram, Twitter, Facebook, ahantu hose wajya ukandikamo televiziyo ubona ama update tugenda dushyiraho atandukanye. Kuri website yacu naho ni www.televiziyo.com. ubundi ibintu bikamera neza cyane ukurikira amakuru ndetse n'ingingo zigiye zitandukanye tugenda tubagezaho. Naho ndeka mbabwire ngo ciao ciao.